urugendo rumbanye rurerure ibicanege nabyo biragwiriye inyuma yanjye hari ingabo za faro imbere yanjye ndabona inyanja hirya no hino hari imisozi miremire jyana nanjye mwami ntazagwa mu nzira. Yes, mbifuriza amahoro y'Imana nshuti mwebwe mukunda munakurikira ibiganiro byacu. Turabakunda cyane kandi tubifurije kugubwa neza mu byo mukora byose naho muri hose mudukurikiye, cyane cyane abantu badukurikiye bari mu Rwanda, abantu badukurikiye bari hanze y'u Rwanda. Nukuri mukaduha umwanya wanyu mu byo muri murakora byose, mugafata akanya mukurikira impanuro, by'umwihariko mugatera n'inkunga ibi biganiro byacu, cyane cyane binyuze ku buryo tuba twagiye dusura abantu batandukanye, abababaye, abananijwe n'umubiri, abarwaye, bashonje, byose mukagira mukuru umugisha Imana ibaha umugisha cyane. Nayo mpamvu imyaka irahita igahiye iyindi ndikaza, ariko tugakomeza tugakora ibintu bikagenda neza cyane. Uyu munsi ngira ngo nemvuga ko yari umwana wanyu ntabwo ndaza kuba mbeshye. Regis kuva ku munsi wa mbere twatangiye dukorana ikiganiro ko yaranereranya aterana na mama kandi ahari amenye ko nakuze kandi igihe kimwe nanjye nzaba umugabo nkagira icyo nimarira kandi nanjye nzagira ibyo nkora bitameze nk'ibyiwe, nzakora ibihwanye n'ubushobozi ifite apana gutererana abantu. Ubu se ko yateye mama inda akamusiga aho ngaho, ababona naranunzwe n'iki cyane, narakujijwe n'iki, byose byavuye mu magara ya mama. Ubuzima bwose nyine ugomba kugira imbaraga, bwaba bubi cyangwa bwiza, bwose urakomeza ugahatana ku buryo ejo bundi wagira icyo wimarira ukakimarira n'abandi apana gucika intege. Yego, rimwe na rimwe hari igihe nabo bayinyuma akambwira ati njye kuyaka mama, ibyo bikantera agahinda. ukajya kuyaka umutunyi ngo ujya kuyaka abona ameze kuri we. Yego. Ese abantu nk'abo bagukomeretsa bose mu gihe bitandukanye, bo wababwira iki? Ni ikihe jambo wababwira? Ijambo nababwira bagiye bamenya yuko akeba kagiye wamugarura, kandi ibintu baba bakora nabo bajya bamenya ko atari byiza, kuko afite kuba arimo nkorera ibi ngibi nawe ejo bundi bikamubaho akumva nawe ibyo yakoze ko atari byo. Mesaje namuha menye ko wundi nakuze ko kandi natigeze mpfa na rimwe, kandi nzakomeza mfite ishyaka n'imbaraga ko nzakomeza ndwana kugeza intego ufite nyegezeho. Sibyo kazi nani kamikazi wowe icyo wamwibukiragaho ni iki? Nawe ni icyo ngicyo, kugira ngo byibuze bashiki banjye babeho na mama abone nyine ngo nari musuye hano, mwanyeretse urukundo rudasanzwe. Ni ukuri muri abantu b'agaciro, ntabwo navuga amazina. Twagiye tubona mu makomite yo kwiga ukuntu kino kibazo cyakemuka, abo twagiye dukorana ingendo zitandukanye kugira ngo twige ukuntu ubuzima bwa Regis bwagenda neza. Imana ibahe umugisha cyane, ngire ngo bari muri kanire kumuvuga amazina ariko turaziranye cyane. Imana ibahe umugisha, by'umwihariko nshimire na bagiye bafatiye mbere bakagerageza gukora ibishoboka byose, by'umwihariko barwanya kugira ngo ajye kwiga, ariko nubwo bitaje gukomeza kubera impamvu ziba zitandukanye z'ubuzima. Ariko dushimye Imana ko ubushize twari turahangaha ndimo ndarira cyane, nawe nuko twibaza bizagenda gute. Mama we yarongera araremba asubira inyuma, ariko ibyo byose murabona ko Regis afite ukuntu asamo neza, bishatse kuvuga ko hari amakuru meza ahari. Ibyo ari byo byose dushimiye cyane buri umwe wese, waba wamusengeye ati Imana atabara uyu mwana, waba wagize icyo akora ati Imana afashe uyu mwana. Imana mwese bahumugisha cyane. Regis bimeze bite amakuru y'iminsi? Urakomeye? Yesu ashimwe cyane. Ubundi kwanza uramwemera ariko akoresha ujya usenga?
ndaza guha akanya usengera abantu bagiye bakora ibintu bikomeye cyane kugira ngo uyu munsi tube turi kumwe. Niyo mpamvu rero nifuzaga yuko aza kuguha akanya dusengera abantu bacu b'Imana rwose batuba hafi umunsi nijoro bikagenda neza cyane. Abakuru rero bimeze bite rero? Suza abantu rwose bamve ko ari Regis nyawe, ko ndabona mutangiye no kuzanamo ibintu byo kugira akatuza abantu usigaye unaterura ukabyara we banza atari gusa. Bimeze bite? Amakuru ni meza. Ubwo duherukana ibintu ntabwo byari bimeze neza, namwe murabizi. Nukuri Byari ibibazo cyane ariko gusa bene mbere turashima Imana ko ari ibyakemutse, byari kwa muganga. yegereze mikoro nkumve neza. Bene mbere turashima Imana ko umubyeyi yabashije kwitabwaho akaba ari kwa muganga. Yego, ari kwitabwaho n'abaganga. Imana ishimwe cyane. Nanjye nkaba ndi kwiga naratsinze nubwo nagiye mu gihembwe cya kabiri, naratsinze naragiye mu wundi mwaka. Navuga ko ari ibintu byari bikomeye cyane. Haryo watangiye mu gihembwe cya kabiri ariko urigura pasinga kuri Gisimba. Urakaze rwose, uri intare niba warabashije gushwanyaguza ibyo bihembwe bibiri ukabasha kubona pasi. Imana ishimwe cyane. Nizere ko mu wa kabiri noneho ntacyo uzireguza. Ntacyo kwireguza, indi bitaragenze neza bizaba ari sawa cyane. Uyu mwana rero mubona Regis ubu asoje umwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye, yakagombye kuba nk'ubu ngubu yenda ngira ngo akabaye wiga nko mu wa kane. Akaba agiye mu wa kane. Hari umwaka wataye, hari n'ibyo utize kubera ibya bibazo byo kurwaza mama. Hari amaretari wagiye ugira, wakabaye kuba agiye mu wa kane ariko wagiye mu wa kabiri kubera nyine nuko Imana yabishatse. Ariko Kizima afite umuhate wo kwiga, bishatse kwerekana yuko ari umwana ufite intumbero yo kuzagira byinshi cyane abasha gukora. Regi, ubundi Regis nk'umuntu iyo nashaka kumubona aka kanya, wakwibwira gute nk'umuntu kubonye aka kanya bwa mbere kavuga ati si uyu mwana pasi noneho yasuye ikindi bya kera ntabizi? Mu magambo make Regis nk'umuntu wakubaza muhuye bwa mbere utakuzi, Regis wavuga ko Regis ari muntu cy'ubundi? Mbere ikintu mbere na mbere naheraho nuko navuga ko mbere na mbere natangira nshima Imana kuko Imana irakomeye. Ni Imana yagiye idufasha muri byinshi kuva 2021 byo urabizi ukuntu byari bikomeye cyane kugeza 2025 imyaka ine irashize. Ni ibintu navuga ko ari byiza cyane nubwo hataburamo imbogamizi zimwe na zimwe zigenda zitambika mu buzima cyane, gusa byose twavuga ni Imana ibigena. nuko wakwivuga icyo nasobanura navuga ko ndi umuhungu ushima Imana n'abantu kuko abantu bambaye hafi cyane n'ubu bakimba hafi, bambereye aho navuga ko papa wanjye atabaye, aho mama wanjye atarabaye kubera uburwayi, aho navuga n'abandi bavandimwe bagiye batandukanye tabaye cyane. Imana n'abantu bamwe barahabaye na n'isaha bakiri ku ruhande rwanjye. Kuri ni by'agaciro bavuga ngo fasha imfubyi, mufasha abapfakazi nuko cyane, kubera ko yenda hari amateka tugenda duhura nayo ahanini tutahisemo. Hari indirimbo najyaga numva ngo naba nawe ngo wigiriye Imana usanga inzira zaharaharuwe. Harimo abavutse bagasanga ari amarira gusa bijyanye n'ibibazo by'isi. Rero kuba uriho ugasanga ibintu byaratunganye, ujye ubishimira Imana cyane, ariko wibuke nabo bitakunze kubera ko twese ntago tuvukira muri situation zimwe. Ari byo umuntu ahitamo havukira, twese araho twajya duhitamo kuvukira mu rugo, twajya twifuza kuvuga aba papa ari ba president dufite buri kimwe twifuza, cyangwa aba papa ari abacuruzi bakomeye batunze imiturirwa n'inganda nuko. Ariko hari nyine bisanga muri situation rimwe na rimwe tunakomeza n'abana bagenda bihakanwa n'ababyeyi babo kubera iby'ubu buzima. Ngira ngo twagarutse ku mateka ya Regis, n'utabizi uzasubira inyuma urebe cyangwa se uzanamuganirize, byose bizakunda. Ntabwo twabivuga byose aka kanya ngo tubirangize kubera ko twagiye tubigarukaho kenshi cyane gashoboka, harimo n'igihe usanga yenda ari gukomeretsa n'igikomere kitarakira. Sasa uyu munsi ubu tuganira, hari ikintu ubushize nzahangaha nshimye Imana ko nsanze hasa neza. Ubushize naje nsanga ino nzu yenda kwihirika
ni ukuri ariko ndaje urwo rugi ntirwari rwarapfuye urwo rw'inyuma rwari rwarakiye. uru rugi mubona ruri hano inyuma ngire ngo ndaza kugera ngerageza guhuza amashusho y'ubushize murebe ukuntu hari hameze none mbonye haragiyeho n'akarangi arasa neza mu nzu mbonye ahantu amasima yari yaratobotse mbona ugiye ukabisana Imana ishimwe nsanze mama yaragiye kwa muganga ubushize twasanze ari ahangaha amerewe nabi ni ukuri turaza kubigarukaho ubundi narejeje ishuri bye by'ishuri yarabivemo n'uvura amaze igihembwe cyose atiga ariko ubu ngubu bimeze neza cyane reje ubundi bimeze bite ubushize tuganira ubwo twazaga byari bimeze nabi cyane ubundi byagenze gute kugira ngo byibuze uyu munsi tubone umucyo utambuka Imana ihumugisha buri muntu wese wagize icyo akora kugira ngo uyu munsi bibe bimeze neza cyane mbere na mbere ndashima abantu kuko mama we ntago ahari navuga no mu cyimbo cyiwe uramuvugira mbere na mbere ndashimira abantu ariko mbere na mbere ndashima Imana yo yakoresheje abantu kugira ngo badufashe muri aka kanya tube turi ahantu heza hasa neza mbe ndi kwiga mama bari kwa muganga umuntu abasha kubona icyo arya mu gitondo na nimugoroba ubuzima nyine we bumeze neza mu gake nubwo bitaburamo ibibazo yani iby'agaciro cyane kubagira kandi no kuba barifashe umwanya wabo bakabasha kuduhagarira iruhande bakadushyigikira muri byose mama amakuru ye nayahe twakatanye tugana mama ntawe uri hano bimeze bite ubundi kuki mama atari hano byagenze gute amakuru nayahe ko bimeze mama yagiye namujyanye kwa muganga Karayesi hariya Ndera yahuye aba yitabwaho kugira ngo ave ko byasabye numvishe byarabanje gusa nkaho bigorana kuki byabanje kugorana no kubera iki twari turi mideni amafaranga ngahe 280 ubwo mu mafaranga amwe nabonye havuze ati mbere ko nyemura ibindi bibazo reka banze nyemuri ikibazo cy'ideni dufite kugira ngo umubyeyi abashe kwivuza abashe gukomeza kubona uvuzi ese ndaza kukubaza nyuma komeza umbwire nuko umaze kwishyura ideni maze kwishyura ideni nashatse uburyo umugeza kwa muganga nishyura mituweli maze kwishyura mituweli umubyeyi mujyana kwa muganga ubwo nanjye igihembwe cya kabiri nibwo cyakiyemo gitangira mu kwa mbere nanjye mpita njya ku ishuri hano kuhasana n'ibiki byose wabikoresheje iki kugira ngo byibuze bize guhura yenda bintu uvuga ati ibindi byose wabigenje gute kugira ngo ibintu byose ubashe kubimanaginga ku myaka yawe ku ntambara zitandukanye wagiye unyuramo n'uyu munsi ukihura nazo wabigenje gute kugira ngo ubashe gufixa bino bibazo byose mbere na mbere uko bigenda muri bike ufite ureba iby'ingenzi kandi bivuga ko isuku ari isoko y'ubuzima yari ndavuga ati ibyihutirwa mbere na mbere nuko umuntu ari ahantu hasa neza hameze neza nta kibazo ibindi bikaza mu nyuma ubwo nahise mvuga ati nkoresha urugi nkoresha mu nzu isima wenda ashyiramo n'akarangi yabigenda uko nguko ubwo ibisigaye amafaranga yasigaye naguzemo ubutaka wahise ugura ikibanza ahantu urashaka kurongora se aka kanya kwitangira kugura ibibanza ubutaka ni ikintu cy'agaciro cyane mwabyumva kuko wakora ibindi byose bikangirika ariko ubutaka umwaka ku wundi ukwezi ku kundi ubutaka ni ikintu bugenda buzamura agaciro ikintu gikomeye cyane ariko numva wagiye kure muzaza mbese uvuga ati nta wamenye iby'ejo reka aya mafaranga nyaguremo ubutaka yego kuko numvaga se ufite imishinga myinshi kuki utari wabanje ugatayemo kugura ubutaka kuko hari ibyo wenda turaza kubiganiraho hari ibyo numva gutekereza byinshi kuki wahisemo kugura impamvu nahisemo kugura ubutaka numva ndi umunyeshuri nkeneye kwiga icyo ni icya mbere yego ntago ari bizinesi hano nyinshi wakora zitafatikanya no kwiga cyane cyari ndavuga ati ko ya mafaranga yangirike kuko murabizi aya mbere byayabayeho bati muri make mfite reka nguremo ubutaka kuko ni ikintu gikomeye cyane yego uremera usigariraho pe bandi gumuhisha cyane gutekereza kure nuko yenda tugaruka inyuma gatoya kuri mama ko numva amafaranga mwagiyemo ari menshi mama ubundi kandi yivuriza kuri mituweli ya farije byagenze gute kandi ko nzi ko ari mu cyiciro cy'abagomba gufashwa kuki bandi batamwishyura mukarinda mujyamo umwe n'ugana gutyo kuki we atishyurwa kandi yagombye kuba yishyurirwa
bimeze bite ubundi we turongo kugira ngo tujyemo iryo deni uko mbizi hari igihe muri ya mafaranga mwari mwaradufashije hatinzwe kwishyura mituweli nabwo ntabwo byagezemo ikibazo cyacu kuko arabo bahaye amafaranga ngo amafaranga twayashyize mu biganza by'akarere niko kayamanagingaga n'ibyabazwe bizabazwe ubuyobozi bw'akarere ka Huye si twebwe rero hatinzwe kwishyurwa mituweli kuko byari ibintu bikomeye cyane ko ayo mafaranga urabizi n'abandi barabizi ubwo nibwo ideni ryagiyemo kugira ngo farije kwishyurire hari uba wishyuye mituweli kuko nabonye dusigaye twishyura mituweli yego hatinzwe kwishyura mituweli uko amezi ashira mama ari kwa muganga nibwo twagiyemo iryo ubwo mwivuzaga 100%. yego none se kuki mutagiye gutanga iki kibazo kugira ngo wenda bateje ibyo bibazo bazaba ari bo babibazwa subwo urumva nabuze uko mbigenza kuko urumva umuntu waze kugufasha hari ibigufasha bigaragara ntabwo yagufasha nabihari kuko ni ibintu biba bigaragara yego okay ndashaka ko tuza kuganira byinshi ariko uyu munsi ho ubu ngubu aho hari n'imiturire yarishyuwe yego narayishyuye mwebwe se icyo mumusabwa ni cyo mu gihe ari kwitabwaho kwa muganga aba yitaba icyo kiba gisabwa mbere na mbere ni mituweli ku gihe ibindi ni ukumusura wenda kumenya ko ari ikindi akeneye ku ruhande ukaba wakimushyira kwa muganga ibindi byo barabimenyesha na kwijana cyane Mana ishimwe cyane ubwo ngize guhangayika nibaza why hano mu rugo se uri kumwe nande hano kandi njyenyine ujya ku ishuri ugafunga nagaruka ngafungura guteka si byo kurya bigenda bite byo guteka bikumva ari amafaranga amwe twasigaranye amafaranga agira ubigenza gute kugira ngo utari kwa kuntu umuntu aguhamagara ati Regis ati se bimeze bite nk'uko umuntu ashobora kuza akavuga ati akira yenda ati umpere Regis cyangwa se akira Regis akaguhamagara nuko bigenda gute ubundi bitameze gutyo nta gihe uraryama ngo wabuze kubigenza niko ntabwo uraryama ngo utari ibintu bimeze nabi byadogeye icyo kibazo ndahura nacyo uheruka kubura ryari uvugishije ukuri nko mu kwakira ku mwaka ushize mbere yuko cyagiye tuza gukora cya kiganiro byari byagenze gute ubwo urumva byari bigoye cyane kiriya gihe urabizi ni akazi ni ahantu umuntu yabona yakura amafaranga yego bigoye cyane ubu hose bigenda bite ibanga byagenze gute cyangwa shari ibanga nanjye nzana akamatera nibera ahangaha dore ko i Kigali ibintu biri kubica bigacika Imana ifite uburyo inyuzamo inzira zayo hari ababyeyi beza bamba hafi muri ibyo byose bya buri munsi nta kibazo ndagira ku byo kurya pe nukuri nakubeshya uraryohewe birameze neza cyane ubu se ni nk'ibihe bintu ujya ukenera urumva ntabwo byabura ibyo ukenera ariko mbere na mbere wabonye icyo ushyira mu nda yego ibindi bigenda neza yego icyo ni ikintu gikomeye cyane ku ishuri rero tujye mu bijyanye no ku ishuri no kwiga kwawe umuntu ari kwibaza se Regis yiga kuri he shuri ese mwishyura gute ese wishyurirwa nande ese ibikoresho by'ishuri byo bimeze bite ubundi ku ishuri niga hano kuri Catholique mu mujyi wa Huye hara kuri groupe hano Butare Catholique yegeranye no kuri groupe mwiga mutaha twiga dutaha harya Daniel aracyari directeur wanyura Byiringiro Dan uriya mbere directeur ubwo kujya kwiga icyo gihe urumva nashatse uburyo nsubira kwiga kuko narabishakaga pe warabishakaga ntabwo ikintu nashyize imbere ibindi byose nabanje ku ishuri nsaba ikigo Byiringiro Dan yambera umuyobozi mwiza ambwira ati nta kibazo ngwino wige umubwiye ikibazo ko giteye ntabwo yanze kumusobanurira byinshi namubwiye ko nshaka ishuri ryo kwigamo ambwira ati nta kibazo ushaka ibikoresho je wige nagiye nishyura ayo kurya ku ishuri ngura inifomu ku ishuri mwishyura amafaranga angahe bionda totali ayo kurya n'ibindi yenda runaka ukenera nkenera 30 ku gihembwe icyo gihe urumva no kujya ku ishuri byafashe n'ijana kubera ko ari ugutangira
byose amakaye byose nyine njya kwiga ashyiramo imbaraga ubwo igihembwe cya gatatu banambonye poromo ndimuka. kuva hano ujya kuri Katolike ko ari kure ugenda n'amaguru kugera no kugaruka? rwose ugenda n'amaguru kuko se ntabwo nawe wabigenza ute. ubu ntuvunika? imvune ntizabura ariko urabimenyera. ariko shabo ndi kuvuga gutya busi wese hafi uziko nyewe uziko nagendaga urugendo najyaga kwiga nkuze urugendo nk'uru ikubye nka gatatu se kaba ari gakeye. iyo wageze ari kuri gare mu mujyi uba wahani nkaho uba wahageze. genda utaraversa umujyi ugenda uhura n'abantu. ugenda uhura n'abantu n'abanyeshuri mwigana inshuti zawe mugenda muganira urugendo ruba ruto. akoze ko renge kuguteteja sha uziko niba urugendo nakoraga n'amaguru kandi ko narukoze imyaka itatu narukoze imyaka 2 rukubye nka runoga 5 ndakurahiye. urabona ugenda muri kaburimbo nagendaga mpura n'inkende n'inkima n'ibyoni n'ibiti byose none wowe ugenda uhura n'abantu ibintu bimeze neza cyane. Kuraje ukiremo kuraje. Tujye kujya mu kino gice kugira nashaka tuganira ibintu by'ubwenge cyane kugira ngo abantu bumve urwego rw'imitekerereze ya Regis noneho sasa ukuntu ruhagaze kubera ko uri umwana ninza kuvuga ngo warireze ntabwo ndaza kuba mbeshye kubera ko kubyiruka ugasanga papa wawe ntumuzi ugasanga mama wararwaye aho kugira ngo mama wakurere ukaba ari wowe umurera kubera ko wasaba kumurwaza cyane mu buto bwawe ibintu byagukomerekeje cyane. Ubundi reje ko cyumva ufite intumbero zo kugira ngo urwane no kugira ngo wige uvumbure ugere kure mu bijyanye n'amasomo yawe ni ukubera iki cyane kuko n'ikintu umuntu wese agomba kubasha kumva urwego rw'icyo uharanira kugira ngo nugufasha ufashe kugira ku nzozi zawe kurutwa yagufasha kugaburira cyangwa se gukemura ibindi bibazo. mbere na mbere navuga ko ishuri niwo murage navuga mama yampaye nta kindi kintu navuga ngo mama cyazangira akamaro. Yego njye ubwanjye Regis nijye ugomba kuvuga ngo ngomba kwiga nkazagira icyo nimarira wenda nkakimarira n'abandi bamfashije cyane. kwiga impamvu natabireka ndabikunda ikindi ndi n'umuhanga mu ishuri. Wonderful. hari ikintu nari gutekereza nibaza ku ruhande rwawe mu bijyanye no kwiga uba wumva ushaka kuzakora iki kugira ngo ibintu biryohe? si icyo mpaka gukora kuko njye ubwanjye ikintu kimba muri njye mbere y'ibindi byose nkurikije ubuzima nagiye mbamo kubura uko umubyeyi ajya kwa muganga kubura uko nakwiga banumva nazafasha abandi bana bagiye baba muri ubwo buzima nkabafasha kwiga abo babyeyi bari ku muhanda umuntu akabashakira ubwo buvuzi bameze nka mama nibo ndi kuvuga n'abandi ku ruhande bajya bagira ibibazo by'ubuvuzi by'ibibazo byo mu mutwe nyine nyiga ku buryo buri gihe mba numva nazagira ibitaro byanjye ku buryo byajya byakira abo barwayi. uvuga ngo ushaka kuziga ibintu bijyanye n'ubuzima ibintu nk'ibyo by'ubuvuzi ibintu nk'ibyo byo mu mutwe cyane kwita ku burwayi bwo mu mutwe. Psychologist bitara psychologist hari aba psychologist ibyo ni ibintu bihura mwuka byaramwe ngewe munaza kudufasha ariko urumva ko umwana ari kwerekeza ibitekerezo bye n'ahantu heza cyane kandi hashoboka. None se mbwira ukora iki kugira ngo izo nzozi zawe zizagerweho? Ni ikintu kuri uyu munsi kuva ati ndashaka gukora ibi ngibi kugira ngo inzozi zizagerweho ni ikihe kintu uri gukoresha muri ubu buryo ukavuga ati nta bino ndabikenera nkabibura ari bino ndabifite ndi kubikoresha uko nguko? icyo cya mbere nkoresha ni ukunyurwa n'ukomeza muri ako kanya icyo kiruta byose. nyuma y'ibyo ngashyira imbere disipurine no kwitwara neza muri sosiyete gukora cyane kuko njye ntabwo nizera ngo muri talenti. hari abantu ugeze kumva bahamagara ngo Regis ngo iririzi waririzi nabagusebya niki? abantu bavuga ibyabo abantu bavuga ibyo bashaka kandi ibyo bavuga ntabwo babindeba. ngiye icyo ngomba gukora ni ukwerekeza mu nzira yanjye kuko njye ubwanjye nzi ko ndi gukora neza ibyo abandi banekerezaho ntacyo guhanekeho ibintu biri negative nta kibazo cyaba positive byose tugomba kubyakira mu iyi si. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane ngira ngo tugarukeho muri ubu buzima muri ibyo byose dukora n'ibindi byose ndashaka kuza ko tuza kubaza iki kintu nawe uraza kumfasha kugira ngo nudukurikize kugisobanukirwa.
ukurikije n'amateka y'uko wavutse n'ibikomere wagize kubera ko papa wawe atigeze kwemera cyangwa se atigeze asubiza n'amaso inyuma ngo amenye ibyo byose, ibi bintu wabikuyemo irihe somo? ni iki kintu wabwira abana muhuje amateka muri ubwo buryo bw'ubuhamya bubabaje bw'ibihe byakuranze wanyuzemo? ikintu mbere na mbere abo bana nababwira, uretse ko ari nabo tujya tuganira bamwe na bamwe, wenda bambaza uko nababigenza nkababwira, gusa ikintu sigara umujyanama rimwe umamagara akambaza ati se waba wabigenza ute, njye depression iranyishe uku nuku, gusa icyambere barakubonye mu biganiro se cyangwa ari uko muziranye muri buno buzima bwa hano? ku kiganiro gutya bisanzwe. Gusa ikintu cya mbere nababwira cyo bakoresha, intwaro ya mbere njye navuga nakoresheje kwihangana, kandi kumva ko nimba umuntu agutereranye utakumva ko Imana ihari, kuko Imana niyo igena byose. Nimba yaranyihakanye afite impamvu yabikoze, ubwo nanjye icyo ngomba gukora no gukora cyane nkamwereka ko ibyo yakoze, nk'uko nabivuze mu kiganiro cya mbere, ko ntacyo byantwaye, nta n'icyo byigeze bihungabanya ku buzima bwanjye, ko kandi njye nzakora ibirenze byiwe ibyo yaba yarakoze, ko nazamera nkawe na rimwe. hari ibihe nk'ibi abantu nyine nk'ibyo ku isi igenda itera imbere, abantu bagenda bahinduka, bamwe baba babi gutyo cyane. ni nk'ikihe kintu wabwira abantu babyara ariko ntibasubire inyuma ngo barere cyangwa se ngo bamenye abo babyaye? message iri clear. So navuga ko ari ukwiyemukira, kuko ejo bundi hari ubukwe nari ndi kureba bw'abana. Uri kubireba kuri YouTube se? Gusa ntabwo ndi bwabavuge. Hari ubukwe nari ndi kureba bw'abana. Wabavuze se? Hari ubukwe nari ndi kureba bw'abana, mbona uburyo umubyeyi atambitswe ingofero ari icyubahiro cyiwe nyine, bayambitse undi nyine. Mbona biteye agahinda cyane. Ubwo nawe nahise mvuga ati se ibaze mbyaye umwana akambika ingofero undi. Kandi ari njye papa we, kandi wenda nakagombye gukora byose kugira ngo murere, wenda haba mu buzima bubi n'ubwiza, mwiteho nanjye icyo cyubahiro cy'umubyeyi nzakibona. Bishatse kuvuga ngo ababyeyi baharanira icyubahiro cyabo nk'ababyeyi. Kuba umubyeyi buriya ni inshingano zikomeye. Ntabwo wajya kubyara umwana utiyemeje kumurera. Yego. Ntabwo bibaho. Ariko nubwo bimeze gutya ukomeye, ariko hari ibihe ugiramo bikakugora kubyakira, kubibamo bikakugora kubitambukamo. Nibihe bihe bigoranye cyane ujya ugiramo ukumva nyine ukize sheke, ukumva muri wowe ucitse intege, ukumva urababaye, no kugira ngo ubashe kugaruka muri bya bihe bisanzwe byawe byiza bikakugora? Nibihe bihe bikugora cyane? Igihe cya mbere kingora, ikintu cya mbere kingora no kubona mama atameze neza. Icyo kintu cya mbere kinsha intege kurusha ibindi byose. Iki kintu kinsha intege, navuga ndumva ari cyo cyonyine, kuko ibindi ni ibintu biraho. Ni ibintu wahuye nabyo, gusonza ibyo nabikuriyemo, abantu kugutenguha, kugusebya, kuvuga ibintu nyine bitari byiza ku buzima bwawe. Ibyo ndabizi kuva nkiri mutoya cyane rwose, ibintu nagiye mpura nabyo kenshi. Ngo iyo mama atameze neza, abona ari muri iki byose, nibyo bihe bikugora cyane kubyakira. Iyo ameze neza nawe mbasha gukora ibindi neza. Hari amateka twaganiriyeho yawe na bashiki bawe, y'amateka mwakuriyemo y'inzara, y'ukuntu wajya kugira ukuntu bigenza kugira ngo barye n'ibintu byose nk'ibyo. Ni nk'ikihe kintu wakoze muri ibyo bihe ujya wumva ukavuga ati Mana, kino kintu ntuma ubushobozi nzajya kugisubizaho, yenda hari igihe nageze gutya numva nyine. Ni nk'ikihe kintu uba wumva nyine wakoze ukavuga ati igihe nindamuka mbonye ubushobozi nzajya kugisubiza mu mwanya wacyo, niba naho ngombwa nanarenzeho? Ni igihe tuba ari hirya, ari aho nakuriye nyine mu mudugudu nakuriyemo hirya nyine wa mbere. Twari duturanye n'uruganda rw'amandazi. hanyuma bita ngo kwa mubyeyi.
ni impande yaho ubwo hari yaciyemo iminsi 2 nta kintu mu rugo bikomeye cyane nari nyiri muto ubwo niba zaye na 17 nta nubwo njya mbyibagirwa byo nta nkweto ngira nyine bimeze nabi cyane ubwo munsi n'ibyo amandazi gusa na nyirawo nigeze kumusaba imbabazi twarahuye mu minsi yashize mubwiza ukuri iminsi ashize mwarahuye twarahuye nyine twahuriye mu mujyi ko nyine yari atuzi kuko yajyaga dutuma kuvoma utuntu n'utundi ndamubwira ati nagutwaye amandazi igihe iki n'iki ambwira ati nta kibazo nawe nabibonaga ari we mu buzima bubi gusa mba numva hari ikintu uzakora kwiba buriya umuntu kukwiba ashonje atari ingeso numva nta kibazo ahubwo wamufasha gukemura icyo kibazo hari uburyo nk'iyo tuganira ibiyenda n'umuntu wabibayemo cyangwa ubizi abasha gufiringa situwasiyo yenda y'ibyo wagenda kunyuramo cyane ko inzara yo natwe yaraturiye tujya kurira turagira uko twirwanaho umuntu utaragera nahurira n'inzara yagira ngo inzara nakavuka ivugwa rimwe hari uburyo batubwira ati hari ikibanza naguze icyo kibanza mugifitiye poroje imeze gute ese kumva umaze gutuza umva ibintu biri kugenda ku murongo banza se hari icyo utekereza hari icyo uvuga ati se bimeze gutya na gutya kugira ngo wenda tumenye ngo umuntu yanadukurikiye hari inama yenda yakugira se kingana gute se giherereye he ni mu miturire se ni mu hari ibiryo bigiye bitandukanye urabizi ubutaka bwo mu Rwanda ubu ngubu bugiye bufite icyo bwateganirijwe ubwo butaka twaguze buherereye hariya Imari sinzi nimba abantu bahazi Impare ubwo butaka buri n'ahantu heza yego gahunda hari Impare sara bijya mwirangura Imari irango uraharengura amano iyo ukomeza hari imbere bijya mwirangura yego ubwo gahunda tugifite harane mu miturire myiza kuko dufite gahunda yo kucyubakamo ariko buri bukavuga ati se ubushobozi burava he kuko ni imidugudu tubamo twavuga ko atari izacu harya sabarokotse jenoside batujwe hano yego abacika 10 kurumva isa n'isaha wenda bawakumva ngo baragukuye mu buryo runaka kandi biba byiza iyo ufite mu rugo hawe iyo ufite ahawe hitwa hawe hano undi muntu udafite ahantu ho kuba nyine mu barokotse jenoside bose ntabwo baratuzwa 100% nawe akahatura kugira ngo namwe mubashe kuba mwagira uwo mufasha ngo n'ufashwa yagira ati yafasha undi gusa gahunda icyo kibanza tugifiteho kuko turi no mu gihe cyiza cyo kubaka cy'izuba wenda tubonye ubufasha bwo kucyubakamo byakunda byagenda neza kibanza se kingana gute se ubundi ni hanini hajyamo inzu oya metero zameze neza cyo turazizi ni hanini ariko haruta hano kuko hano hari urabona harimo inzu n'igikoni na toilette naho byajyamo hagasigara n'ahantu hatoya wenda nk'akabuga abana bakiniramo hari cyose wigeze utekereza ko batenda kuhubaka byatwara nk'ibimeze gutya wigeze ubitekerezaho byose nabitekerejeho tubwire rero yo uko nabitekereje kuko muri ubu ntabwo bavuga ngo rubakisha amatafari meza cyane kuko n'ubu amatafari aya ngaya y'ibyondo amatafari 140 kandi kubaka wakubaka wenda kuko hariya dusigaye turi mu isi twavuga ko inzu ari ikintu gikomeye cyane ubutaka ni ikintu gikomeye n'inzu kuko abanyeshuri hano dutuye n'amakaminuza menshi abanyeshuri baturuka impande n'impande baza kuhiga iki kintu wagitekereje uravuga ati ni nacyo cyatumye ngura ubutavuga ati wenda ba bantu banjye bibabwiye wenda tukareba nimba ari icyo badufashaho kuri icyo kubaka iyo nzu kuko wenda byanadufasha mu buzima busanzwe kuko ndabyibuka mbere nigeze guporopoza kugura inzu kuyubaka biragorana tugeze no kubikora cyagiye byanavamo ariko akarere karatuza ngo ntigashaka ngo gutya bivamo ibintu birebire mu rwego rwo gushaka kudahangana n'ubuyobozi nyine uratuza
twe niyo mpamvu nabitekerejeho naragiye mbibwira mama nagiye kumusura kwa muganga kuko mama aba afite ku bwenge ho gakeya avuga ati ngiye kugura aha ngiye kubikoresha uku n'uku ambwira ati genda ukora ibyo ushaka njye ndumva natimereye neza nibwo nagiye ndahagura aho hantu ndavuga ati ni ukureba uburyo twabyazamo umusaruro yego numva birimo biraza none se nta kindi kintu ubitekereza urabona tuvuge umaze ubwenge maze kujya ku gihe utuje ubu ngubu ndi kureba hano se nta kintu ugitekereza yenda wakora yenda ukavuga ati mu rwego rwo kugira ngo kera bajya kumbwira ngo wajya gucuruza iki ibiraha ugakora amandazi n'iki ubu ntabwo byagukundira kubera ko uri gukurikirana amashuri mbonye hariya rwose ufite akazi kenshi katoroshye ko gusubira mu byo mwize kugira ngo ubashe kuba foru cyane uzabashe kugera kuri za nzozi zawe cyane hari ibindi bintu ujya utekereza yenda byagufasha kugira ngo wenda byibuze urumva n'umuntu yagufasha murashobora ati yenda nakwishyurira ishuri gutya cyangwa se nagufasha arumva 30 si menshi umuntu akavuga ati nzajya gutangira cyangwa se 50 nzajya gutangira undi akavuga ati nzangerageza kugaburira ariko ntago ari ibintu byahoraho ejo hazaza abantu babaye kuruta ubara abantu babaye kuruta Regis ejo bazaza wa muntu avuga ati rero wowe narakurwaje ugeze aho ugeze ugasanga birahagaze nta kindi kintu watekereje ugasanga urahakererewe so hari ikindi kintu utekereza ukavuga ati bigenze gutya mbonye igishoro kingana uku mbonye amafaranga ameze gutya yenda nabirwaza n'icyo kibanza umuntu akazaba cyubaka gahoro cyangwa se biramutse binakunze ayo ma next twashyiramo abanyeshuri bakajya basha kuyabamo bagukubita ibyo biceri bya buri kwezi bagufasha nayo kuzabasha kwiga hari ikindi kintu utekereza yenda pari yo kuba yenda icyo kibanza cyakubaka kuko urumva bisaba amafaranga atari make ariko byanakunda yego iki kintu njya nkunda gutekerezaho buri munsi kuko ndi umunyeshuri ntabwo nakora bizinesi ndi kwiga ariko hari bizinesi wafatanya no kwiga nuko abantu benshi batabiha agaciro buriya ubworozi ni ikintu cyiza cyane ubworozi ni ingenzi kandi cyunguka mu gihe navuga gitoya cyane cyane ubworozi wenda bw'inkoko niko navuga nkeya wenda kindi nama iri shyamba rira kurya imihobo birimo ntiyazimara aya ariko barazubakiwe inkoko rwose biraro se hanyuma ubworozi wenda bw'ingurube inkoko amahene abashidori banyura hano buri munsi batwara amahene ikintu ntekereza cyane cyamfasha akabenzi cyane hano duturanye n'amahoteli menshi za Kasa Karibu Peace ni menshi cyane urumva n'ubucuruzi navuga bwaba ari bwiza umuntu afite amafaranga yo gukora wafatanya no kwiga kuri uvuga ngo mu mezi 2 bikubara amafaranga ku buryo wenda no umuntu ugufasha akubwira ati hari icyo wakoze zigarukiye aha wavuga ati umubyeyi nanjye ahubwo hari icyo nagezeho ahubwo reka nanjye ngira icyo nkorera abandi bababaye kugira ngo nkomereze aho wageze umva byagenda gute se what the capital do you want cyangwa starting your business cyangwa se umushinga ubashe kuba wawe ushyigikira ukeneye ibingana iki mu rwego rwo kugira ngo ubashe gukora ibitekerezo rwose wabikora nyine ikintu kibura imishinga y'ibihari nta mugabo udapfana imishinga ubuze iyo mfite ubuze imishinga mfite ndi kubura umuntu umbwira ati iririzi wa ririzi mugani w'abandi ariko birazajya bigenda neza cyane yego hari uburyo se wajya yatenda bigenze gutya nshobora korora yenda izo ngurube birasaba ibingana gutya hari icyo utekereza ukavuga ati mbonye nk'aya mafaranga hari ikintu natangiraho gutya mbonye ayisumbuyeho gutya byagenda uku nguku ubundi mbere na mbere ubonye amafaranga wabanza kubaka ibiraro kuko njyanye na veterineri yarambwiye ngo njye nzagufasha n'ubu ufite wenda izo nkoko uzifite nzaza ngufasha urumva 5 byo koza kureba uko bimeze ntabwo wayabura ni makeya niko nabivuga ariko ikibura ni amafaranga hane duha amafaranga namwe mudukurikira Imana ibaha amafaranga kandi namwe muyaduhe kugira ngo tubashe gukora ibyo byose yenda kuri ibi byose Regis yenda ku bindi bintu bikuremereye ubushe twaganiyeho ntabwo ari ku ishuri ibiki byose ibindi bintu bikuremereye kuri iyi shuro yenda uryama ugatekereza ugashaka inzira ukayibura ni nk'ibihe yenda pari byo tumaze kuganira aka kanya ikintu cya mbere kingora na n'ubu navuga kingora ni ukubona nari gutera imbere nk'uko mbishaka ko ndashaka iterambere cyane
ndashaka kugira ahantu hamwe mva nkagira ahandi nkafasha mama wanjye nkabona ndi gutera ishema mama wanjye kugira ngo amateka yisubiremo akabona umeze neza uri kwaka. yego ikindi icyo nicyo kibanze cyane kuko buri muhungu wese ikimushimisha ni ukubona atera imbere, ni ukubona ko yinjiza agafasha na mama we cyane cyane. ariko uzi mu buzima iyo umubyeyi akubwiye ati muhungu wanjye bimeze bite ugahita umubwira ati ariko se ibyo bibazo nk'ibyo bigira gute ahubwo mari aravuga ati ninjye wabyaye. hari umusaza nzi afite abana ngo baba hanze, ajya ahantu ku gasantere akahita yicara akabwira nyina akabari iri cupa zana icupa hangana inkwi wowe urasakuza mfite abana barahangaha barishyura n'abana kugura wowe kubera ko bafite icyizere cy'uko yabyaye kandi abana yabyaye bakaba ari abana bafite umumaro umuryango ndetse n'igihugu cyane. Rero twese rero tuba duharanira kugira ngo dukore dutere ababyeyi bacu ishema ubundi tuzagire n'umuryango, ariko ababyeyi bacu bari secured no ku kintu icyo ari cyo cyose. wese si kubipanga ahubwo bibaye byiza niko byagenda kuko birashimisha cyane kubona umubyeyi wameze neza, kuko nawe ntabwo bishimisha kubona mama ameze kuriya. Oya bizacamo cyane. Ahubwo se ikindi kintu ni bibe ibintu biri gutuma udatsinda mu ishuri uko byakagombye, kubona mu ishuri yenda ibintu biri kuvaho biri n'iki byose byanze ukarwaza ukabona byanze ariko ukabona ntabwo uri gutsinda kubera ko hari ibintu bitari mu buryo bwabyo. Icyambere urumva ubuhangayikishijwe n'ibintu byinshi, so mvuga ati ejo se kanaka ndekuye byagenda gute. Buryo uzahangayikishwa nuko Yesu yakurekura cyangwa Imana yakurekura. Nabyo ariko ubuse nta bantu mwatangiranye bakubwira ibitangaza utakigirana batakinibuka ko nariho. Ariko uvuga ngo abo turabashimira ko bakora mu gihe cyabo, niyo mpamvu Imana igenda izana abandi. Kuko tuvuge uyu munsi uko yenda hari abo watekerezaga mbere yuko yenda tuza gukora n'ikiganiro ukabona abantu benshi, hari abantu ngo bigenze gutya none byagenda gute, ariko Imana irazana ubwo kuza ahangaha Imana iguha n'abandi, abo bandi bagenda baguha abandi. Ubu Imana igenda, intore z'Imana zihora zigenda zikora mu bice bigiye bitandukanye. So ugira ikibazo rero mwese gusenga aka kanya rero ahubwo keza mbere yuko tunasoza, sinzi icyo babwira abantu badukurikiye. Iri sengesho rwose rigenda ugiye gusengera abantu bawe mu kanya bakorera ibiganza byabo bakakuha ku butunzi bwabo bwinshi cyane. Hari abantu baguha amafaranga byari bikomeye, nawe wigeze utekereza ko wagira ibihumbi 10, igihumbi kikitwa icyawe yewe, ariko watunze igihumbi bwarabitse ugira naho ubika na miliyoni y'amafaranga aranarenga ugira naho ibibazo byawe ubona ko biri mu murongo kubera ko Imana ifite imbaraga kandi ifite inzira nyinshi cyane. So ikintu yenda wabwira abantu badukurikiye kugira ngo ndashaka guha akanya ugasabira umugisha abantu badukurikiye muri iki kiganiro. Icyo nababwira inama no gushimira abantu batubaye hafi na n'isaha, no gukomeza kwitwara neza. Ubwo nawe ndishimiye gukomeza kwitwara neza. Ikindi nababwira abantu na mbere nabasabira umugisha mwinshi cyane, kubona umuntu ukwitaho, umuntu ukumenyera buri kimwe cyose ni ibintu bikomeye cyane. Ni amashimwe menshi cyane ku Mana, kuko hari uburyo twaganira ibiganiro byinshi. Ubu rero asigaye ari umuntu mukuru, asigaye afite telefone. Ku iterambere ryaraje ntabwo akiri umuntu wo kwitabira telefone. Afite telefone, ushobora kumuhamagara, wanamwandikira, ni ibintu byoroshye cyane. Reji, telefone yawe umuntu ashobora kukubonaho ni iyihe? Telefone yanjye umuntu yambonaho ubu nimero nimero ni 0795 53 42 0795 53 42 iyo niyo umuntu yambonaho. Murakoze cyane Reji, reka tugushimire. Ndabashimiye cyane. Hari abantu rero badukurikiye banakunda kubana natwe, by'umwihariko hari abantu badukurikiye kubera Regis, bakomeza badukurikira kugeza n'amagingo n'aya bakishaka kumenya amakuru ya Regis. Regis rero nta bintu bigeze, ari kwiga neza, yaratsinze. Ibindi byo ushobora kuza kumuhamagara mukaganira, yenda tutaganire kuko akanya kabari gatoya,
niyo mpamvu rero mbagira ngo n'ibintu byose dukora tubikore mu kuri no mu mwuka, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Turabakunda cyane aho muri, mukomeze mugubwe neza, Imana ibarinde. Bye.